ariko hari waguhamagara akakubwira uti ibintu ukora ngenda gukunda abafana banje ngenda bakunda cyane ibintu mwankoreye fight je abafana banje baramagaye Scovia uriye Dinyamirambo gutya okay rero ngiye gukanda akanyenyeri ibaruye kurinde ndamubwira ati runaka uzukora icyo gihe nabyinnye noneho rero ndabona ufite n'icyangwe banza barakwakije ariko uko mwambonaga mbere nkora ama interview ntago ariko nyisa ndakeye nabaye mwiza noneho bakwitege muri filme Scovia umuntu urebye iki kiganiro bwa mbere utari wakubona utazi Scovia ari mu ntoki wamuha nimero babwire naho bazansanga se ukabarangira hari nk'umuntu ushobora kuba imbere Rwego TV official nk'ibisanzwe muri kumwe n'umuhungu wanyu Lampard ndabasuhuje abakurikira ibiganiro byacu abari ku mugabane wa Amerika Asia Afrika Europe n'ahandi turabasuhuje ni wa mwanya rero tunyura muri quartier dushaka abakoze izina abasani cyangwa se babandi dushaka kuvugana nabo bitewe n'icyo bakoze nkuko mubimenyereye rero turi mu karere ka Kamonyi ni ku Ruyenzi aho ubushize twakoze ikiganiro tuhasanga noneho umusani n'umuhanzi afite ni talent zitandukanye muri movie ni Scovia muramwibuka free better tugusanze hano ku muhanda none se bimeze bite cyane sato ndabona noneho warakeye ako se cyagibwa abafana ratambwebwe muravyibuka ivyari byarambayeho ariko nabonye ubufasha bwanyu Scovia utayarebye ikiganiro twakoranye wanyarukira mu nkuru twagiye dukora ubushize twakoranye ikiganiro uri mutubwira talent ufite uri umuhanzi ukina filme naka kanya tugusanze hano uracyabirimo bimeze bite cyane noneho movie zo nono ndi kwinjira fresh nta umagarika nta stop yani abagukurikiye bitega iki sasa none gusa ngewe ari filme nono nabakoreye baba we mumbaze ngo ni so nyivugera waba bihore ngiye kuyivuga urababwira imeze ite mva iraryoshye ni filme izakoma abantu benshi ndabizi ko ahangaha mu Rwanda ndumva ni mu Rwanda navuga nta muntu wigize uyikora okay bayita ishyano muri gengo gusa ishyano ubwishyano niyo filme igiye kuza gukoma abantu baba kwe burana amakuru ufite uzi ukuntu buriya ngiye ikikabye cy'inshanganya nyikunda ngiye gushyiramo igikabye ariko ndumva ni ishyano muri gengo nyine turi gengo harimo ishyano ariko ntago turamenya iryari ryo ariko mbere Rwego TV muraza kutureba twabaye dushyizeho agasampo muza kureba ku ishyano yego kugira ngo ugire igitekerezo cyo kwandika iyo filme cyavuye he mani umve ngo nagize icyo gitekerezo harya ndabyibukara ko nagize icyo gitekerezo numvishe nta muntu wigize ukora iyo movie irenze nk'iyo ngiye kwandika navuga ni ngiye kwandika movie izakoma abantu noneho ikabakandagira bariya bose bakahita bavuga bariya bose bakavuga ati turashaka uramo asa twandikire ako kakana ukumva iyo uri umuhanzi ni wowe utekereza none ukanatekereza n'abantu bazagukurikira ariko nk'uri kukumva agasanga ibyo uri kuvuga atari byo abonyemo ubutaha uzamubwira iki ndize siko kina ndabizi tinga njyenyine ko filime ikinwa n'abantu benshi okay ndakora ikira ariko noneho ntarevi mwebwe ndabashyiriraho kuri mbere Rwego TV baze kureba sample ndi gukina okay niba bibona baraza kumbwira nashyizeho na nomero ya telefone none Scovia uri umwanditsi wa filime uri umuhanzi no mwanditsi w'indirimbo warubyibagiwe nabyo ari kuvuga ndabizi hari ikindi we na comedy kuzikina yego noneho wumve ngo umenye ari njye wagiye kubishyana noneho ni filime yiswe ishyano muri genge ishyano muri gengo hari izindi topic zitandukanye kubera iki wahisemo gukora ku ishyano ishyano mani byo kunjye nakubwiye impamvu ye numvishe ari igomba kuba hiti
okay, ariko harimo n'inyigisho nyinshi sibyo, hari igihe abantu twizerana sibyo, tukarengera mani hano inshuti yawe ikaguhemukira muri inshuti muryama ku buriri bumwe. Rwose ni ishyano we, uwo nguwo ni ishyano. Ariko icyo gihe umuntu wamuryama ku buriri mwe si inshuti, iyo atari umugabo aba ari umuvandimwe. Aguhemukira ate sasa? Bibaho shumi. Nibyo wakinnyeho? Nabikinnyeho urumva, no sumba araburera reka mbaraboya ndabiretse mbicishije amatsi. Cyangwa hari uwaguhemukiye ushaka kubishyira muri filime? Nawe memukiye nta muntu ujya umpemukira, si ubwo wampemukira ute? None wandeba impuhwe zikakwica. Akenshi rero umuntu akora igihangano ari gutagetinga public aba ashaka kubwira. Wowe iyo filime abo washatse guha ubutumwa muri rusange ni bande? Ni benshi. Harimo abapapa sibyo, babyara mu gasozi sibyo, nibibuke abana babyaye sibyo, noneho ugasanga wa mupapa atenda umukobwa cyangwa wa mupapa yabyaye undi mwana w'umuhungu arasubiriye akunda. Ni nk'iki witeze nk'umusaruro witeze muri ino filime? Ino filime ikintu niteze umusaruro wayo izahindura abantu benshi to, izahindura abantu benshi bagifite ya myumvire muzabonamo namwe. Ubwo ni ubutumwa uri gutanga, ariko tageti ufite cyangwa papasi yatumye ukora iyi filime ni ukugira ngo uhindure abantu bahinduke, cyangwa ni ukugira ngo nawe hari ugire nk'ikintu wakuramo? Cyane nakuramo se nzagikuramo. Ni gutya abahanzi mujya ku ruhande mukabango twe dushaka guhindura abantu, kandi icyo mushaka ari amafaranga. None ariko tuba dushaka amafaranga no guhindura abantu byose, ariko nyine amafaranga ntago ari imbere cyane ko tugomba kubanza. Ariko nayo arakenewe. Ariko nye arakenewe. Abafana banje mukanda akanyenyeri nomero murazibuka. Filime irahenda, umuntu washaka gutera inkunga Scovia nanone muhe nimero. Cyose mwabikoze. Ntago ari ubwa mbere kuri imbere rwego tibutanga nimero zawe, ariko hari waguhamagara akakubwira ati ibintu ukora ngenda gukunda. Abafana banje ngenda bakunda cyane ibintu mwankoreye fight. Je abafana banje baramagaye Scovia uriye ndi Nyamirambo gutya. Okay? Rero ngiye gukanda akanyenyeri ibaruye kuri nde ndamubwira ati runaka uzukora icyo gihe nabyinnye. Noneho rero ndabona ufite n'icyangwe banza barakwakije. Ariko uko mwambonaga mbere nkora ama interview ntago ariko nyise. Ndakeye nabaye mwiza. Noneho bakwitege muri filime Scovia. Umuntu urebye iki kiganiro bwa mbere utari wakubona utazi Scovia ari mu ntoki, babwire naho bazansanga se ukabarangira. Wabashaka ko twakorana movie cyangwa se indirimbo zanjye, indirimbo zanjye ndi umudansa sibyo byose, ubundi nyine waba bishaka yamamagara kuri iyi nomero 07861716 niyo nimero bagushakaho bakakubona. Wenda nk'ukundi ibihangano byawe cyangwa ushaka ko hari ikintu mwakorana mwakina na filime batazibagirwa gukanda akanyenyeri. Bazajya baguhamagara babaza amazina baruyeho. German ndabashaka mumbaza ngo nkuru nisinga izina yibaruye kuri iyi nomero yawe ni ite mbabwira ati ni gutya na gutya muhite ariko hari washyiraho ibiceri buriya, ariko ngiye nkundi note murabizi. Mu gusoza kino kiganiro bwira abagukurikiye muri rusange nk'ubutumwa babasangiza. Okay, cyo nababwira ndacyakeneye ubufasha bwanyu. Naho ndagera bavugije ukuri naho ndagera sibyo, ariko ndacyakeneye ubufasha bwanyu. Bwa mbere nabonye ndabashimira cyane, mwarakoze. Murabona natangiye kubashyiraho sample za movie turi gukina. N'indirimbo zigeze kure meni utazibagirwa ko nzi no kuririmba. Okay, bye, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Nimero Rwego TV official twaganiraga n'umuhanzikazi, akaba ari umwanditsi wa filime, umudensa, umuririmbyi, akora ibintu byinshi, muramuzi ni Scovia.
ukurikira ibihangano bye cyangwa ushaka kumutera inkunga, nimero yayiguhaye urayisanga kuri description y'ino video. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.